Phishing bimwe mu mayeri akunze gukoreshwa n'abahakazi igihe biba mu account y'abantu. Reka turebere hamwe uko ayo mayeri akoreshwa bityo turusheho kwirinda. Phishing ikorwa igihe umuntu runaka, ubwo turavuga umugizi wa nabi, agushukishije link cyangwa se akakangurira kujya ku rubuga runaka agamije kukwiba amakuru atandukanye, harimo nka email n'amagambo banga, imibare ku ikarita ya banki ndetse n'indi myirondoro. Reka dufate urugero. Uyu mugizi wa nabi ashobora kugenda agakora urubuga rusa na Facebook neza, runaka guha link ukayikandaho, wamara kuyijyaho bakubwira ngo ushyiremo imyirondoro ukoresha kuri Facebook, wamara kuyishyiramo agahita abona imyirondoro yanyu ukoresha, akajya muri Facebook yawe agahindura ijambo banga ndetse n'ibindi byose bikuranga, bityo akaba gutwaye account yawe. Ibi tuvuze haruguru bikorwa no kuri za WhatsApp. Kuri WhatsApp naho ashobora kubakubwira ko hari imibare runaka yo kwemeza iyobeye kuri nimero yawe, akaba yagusaba kuyimuha. Wamara kuyimuha akaba kwibye WhatsApp yawe gutyo. Saha gusa. Hari n'igihe azaguha link ngo ukandeho ubona amahirwe runaka, wayikandaho ugashuduka wibwa account. Ibi bintu byagiye bikunda kubaho cyane. Ni byiza ko twirinda gukanda ama links yose tubonye cyangwa duhawe, cyane cyane atwizaza kubona indonke runaka, kuko ubu aba ari umutego wo kugira ngo bakwibe account yawe. Dukomeze dukoresha ikoranabuhanga neza, twirinda abagizi ba nabi bifashisha ikoranabuhanga. Sangiza ubutumwa abandi kandi uduhe like na follow kugira ngo turusheho gukura. Murakoze cyane. Phishing bimwe mu mayeri akunze gukoreshwa n'abahakazi igihe biba mu account y'abantu. Reka turebere hamwe uko ayo mayeri akoreshwa bityo turusheho kwirinda. Phishing ikorwa igihe umuntu runaka, ubwo turavuga umugizi wa nabi, agushukishije link cyangwa se akakangurira kujya ku rubuga runaka agamije kukwiba amakuru atandukanye, harimo nka email n'amagambo banga, imibare ku ikarita ya banki ndetse n'indi myirondoro. Reka dufate urugero. Uyu mugizi wa nabi ashobora kugenda agakora urubuga rusa na Facebook neza, runaka guha link ukayikandaho, wamara kuyijyaho bakubwira ngo ushyiremo imyirondoro ukoresha kuri Facebook, wamara kuyishyiramo agahita abona imyirondoro yanyu ukoresha, akajya muri Facebook yawe agahindura ijambo banga ndetse n'ibindi byose bikuranga, bityo akaba gutwaye account yawe. Ibi tuvuze haruguru bikorwa no kuri za WhatsApp. Kuri WhatsApp naho ashobora kubakubwira ko hari imibare runaka yo kwemeza iyobeye kuri nimero yawe, akaba yagusaba kuyimuha. Wamara kuyimuha akaba kwibye WhatsApp yawe gutyo. Saha gusa. Hari n'igihe azaguha link ngo ukandeho ubona amahirwe runaka, wayikandaho ugashuduka wibwa account. Ibi bintu byagiye bikunda kubaho cyane. Ni byiza ko twirinda gukanda ama links yose tubonye cyangwa duhawe, cyane cyane atwizaza kubona indonke runaka, kuko ubu aba ari umutego wo kugira ngo bakwibe account yawe. Dukomeze dukoresha ikoranabuhanga neza, twirinda abagizi ba nabi bifashisha ikoranabuhanga. Sangiza ubutumwa abandi kandi uduhe like na follow kugira ngo turusheho gukura. Murakoze cyane. Nageje kwenda abantu biti igihumbi nkaja gushaka incencu ku rwogerezo, none ubu turarariri kinja nije ndikukubaza. Mbwira ikintu turararira, mbwira. Nindura kubwira ico murararira sinje ndagutunze.